Uyu munsi turavuga ku ngingo ikomeye cyane ariyo diyabete, indwara yugarije isi yose, ariko ubushakashatsi bwerekanye ko hari ibiribwa bishobora kuba byafasha kuba byayirinda cyangwa se ku bayirwaye bikaba byafasha kuyigenzura ntuve muri good condition. None reka turebere hamwe ibyo biribwa byagaragajwe n'ubushakashatsi, reka turebere hamwe icyo ubushakashatsi budufitiye kuri iyi ndwara ya diyabete. Nk'uko bivugwa, abashakashatsi bo muri World Health Organization n'ibigo bikora ubushakashatsi ku ndwara z'imirire, diyabete ituruka cyane ku mirire mibi, kudakora imyitozo ngororamubiri no kurya ibiribwa bifite isukari nyinshi cyane. Ariko kandi ubushakashatsi bwerekanye ko ibiribwa bifite fiber, antioxidants n'inyongeramaraso karemano natural nutrients bifasha kugenzura insuline no kugabanya isukari mu maraso. Reka none turebane hamwe ibiribwa 10 abashakashatsi bemeje ko bifasha kurinda cyangwa kugabanya diyabete. Ikiribwa cya mbere harazamo imboga rwatsi cyangwa se imboga z'icyatsi kibisi. Nk'uko abashakashatsi bo muri Harvard School of Public Health babivuga, imboga z'icyatsi nka spinach, dodo n'izindi nk'isombe ziva mu cyo bita magnesium, fiber na antioxidants bifasha kugabanya isukari mu mubiri, bigatuma insuline yawe ikora neza. Icya kabiri ni ibijumba. Abashakashatsi bo muri Journal of Food Science Technology bavumbuye ko ibijumba bifite slow release carbohydrate, bivuze ko isukari yo mu mubiri izamuka gahoro, bityo bigafasha abarwayi ba diyabete kuguma mu rugero rwiza. Icya gatatu turasangamo avocado. Avocado izwi mu bushakashatsi nka superfood kuko irimo healthy fats na antioxidants ifasha mu mubiri gukoresha insuline neza kandi ikarinda ubwonko n'umutima. Icya kane turasangamo ibishyimbo n'amasaka. Ubushakashatsi bwo muri American Diabetes Society bwerekanye ko ibishyimbo bifasha kugabanya glycemic index mu maraso, bifasha insuline gukora neza kandi bikagabanya isukari nyuma yo kurya. Icya gatanu kiza ari lemon and orange. Abashakashatsi bo muri Natural Research Institute basanze imbuto zifite vitamine C nyinshi zifasha mu kurwanya inflammation, kugabanya umunaniro biterwa na diyabete. Ni nziza cyane mu mazi cyangwa mu cyayi cya mu gitondo. Icya gatandatu turasanga tungurusumu na tangawizi. Ibyo byose byombi bifite bioactive compound byongera ubushobozi bwa insuline. Ubushakashatsi bwakozwe muri Natural Library of Medicine bwerekanye ko kurya tungurusumu buri munsi bigabanya isukari mu maraso ku bantu bafite diyabete ya type 2. Reka turebe ku cya karindwi aricyo cya nyuma gishobora kuba cyagufasha kuba diyabete wayihashya, ni amafi. Amafi arimo omega 3 nk'uko bivugwa na Harvard Medical Review. Amafi nka saladine, tilapia zifasha kurinda indwara z'umutima no kugabanya uburibwe buterwa na diyabete. Reka dusoze tuvuga ku kintu kimwe cy'ingenzi: imiti y'ukuri itangirira mu byo turya. Nta muti n'umwe uzabona uzakurutira ibiryo bifite isuku, ibiryo byifitemo fiber, ibiryo byifitemo ikinyabutabire gikomeye bita antioxidants n'amazi ahagije. Buri munsi fata icyemezo cyo kurya neza, ni wowe mugenga ubuzima bwawe. Kandi niba aya makuru akubaka, ntugende udasize subscribe na like, comment yawe, igitekerezo cyawe nacyo aba ari ingenzi. Reka duhure mu yandi mavideo y'ubutaha. Njyewe yari Chef Alex, ndabakunda cyane.